Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update Info. Amwe mu mafaranga y'u Rwanda twari dusanzwe dukoresha hano mu Rwanda agiye kuba yakurwaho hasi andi mafaranga mashyashya tuzajya dukoresha. Mu by'ukuri n'itangazo BNL imaje gutangaza aka kanya yuko amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yahindurwa haza andi mafaranga mashyashya. Ese niki cyabiteye kugira ngo amafaranga hano mu Rwanda abashe kuba yakurwaho haza andi mafaranga mashyashya tuzajya dukoresha? Ese amafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda na yahe? Ayo yose muraza kuba mwamenya mu by'ukuri amafaranga ari buze kuba yahinduka hano mu Rwanda atazongera kuba yakoreshwa. Ese umumaro kuba amafaranga mu Rwanda agiye kuba yahinduka, umumaro bifitiye abaturage ni uwe? Kuko hari umumaro ukomeye cyane cyane by'umwihariko iyo amafaranga agiye kuba yahindurwa mu gihugu, biba bifite umumaro ukomeye cyane cyane. Rero ndagira ngo munyemene basomere rino tangazo BNL imaje gutangaza aka kanya rero buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda yuko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka bitarenze amezi 12 hano mu Rwanda. Ndagira ngo mbasomere rino tangazo BNL aka kanya rimaje kutugera yuko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka. Ndagira ngo mbasomere gakenya nitonze kugira ngo bashe gusobanukirwa neza cyane ku bijyanye n'amafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda. Itangazo Banki Nkuru y'u Rwanda cyangwa se National Bank of Rwanda. Itangazo ryihutirwa hashingiwe ku iteka rya Perezida nomero 11/01 ryo kuwa 27 z'ukwa 2026. Banki Nkuru y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko inoti z'amafaranga y'u Rwanda zikurikira zitazaba zigifite agaciro mu Rwanda nyuma y'amezi 12 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026. Itariki iteka rya Perezida rizikuriraho ryemejwe mu igazeti ya leta cyangwa se Repubulika y'u Rwanda nyuma y'iki gihe. Izo noti zizaba zitemewe gukoreshwa mu kwishyurana. Izo noti nizi zikurikira. Ubwo rero amafaranga nyine atazaba yemerewe gukoresha cyangwa se mu kwishyurana hano mu Rwanda ni izi noti zikurikira ngiye kuba nababwira. Inoti y'amafaranga 500 yakozwe kuwa 1/7/2004 na ngenzi yayo yakozwe kuwa 1/1/2013. Izo noti ntago zizaba zemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Ubwo urumva ni inoti ya 500 ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Indi noti ya kabiri itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'igihumbi yakozwe kuwa 1/7/2004 ndetse na ngenzi yayo yakozwe ku ya 1/5/2015. Izo nizo noti zitazaba zemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Iyo noti y'igihumbi nayo ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Indi noti ya gatatu itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'ibihumbi 2,000 yakozwe kuwa 31 z'ukwa 10/2007. Iyo niyo noti nayo itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Indi noti ya nyuma itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'ibihumbi 5,000 yakozwe ku ya 1 z'ukwa 4/2004 ndetse na ngenzi yayo yakozwe ku ya 1 z'ukwa 2/2009. Izo nizo noti enye hano mu Rwanda zitazazemerewe gukoreshwa zigiye kuba zakurwa mu mafaranga y'u Rwanda twari dusanzwe dukoreshwa. Nyuma yaho rero kandi izo noti zikazakurwa mu mezi 12 hano mu Rwanda. Mwumva ko mu ndi mwaka ku itariki ya 1 z'ukwa 2027 izi noti ntago zizazemerewe kuba zakoreshwa hano mu Rwanda. Abafite izo noti bamaze kuvugwa bashishikarijwe kwihutira kuzihinduza ku bigo by'imari bibegereye mu gihe cy'amezi 9. Ubwo no kuvanga abantu mwese mufite izi noti zimaze gusonga cyangwa se tumaze kubabwira uko arenye. Ubwo ni inoti ya 500, inoti y'igihumbi, inoti ya 2,000 ndetse n'inoti ya 5,000. Mwihutirirwe kugenda kuzihinduza mu bigo by'imari bibegereye uhereye mu mezi 9. Ubwo ni mu mezi 9 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026 kugeza ku itariki ya 1 Ugushyingo 2026. Ubwo nyine kubanye niho mugomba kuba mwemerewe kuba mwahinduza izo noti. Ubwo no kuvuga ngo nyuma y'iki tariki izo noti zizajya zihindurizwa gusa ku cyicaro gikuru cya Banki Nkuru y'u Rwanda kiri mu Kiyovu, i Kigali ndetse no mu mashami yayo yose kugera ku itariki ya 1 ku itariki ya 1 Werurwe 2027 nibwo izi banki mu by'ukuri nibwo iki gikorwa cy'amafaranga hano mu Rwanda ari guhinduzwa kizaba kirangiye hano mu Rwanda. Murumva ko mu by'ukuri rero abantu mwese musabwe kugenda kwihutira guhinduza ayo mafaranga yanyu muri gukoresha aka kanya, kuko bababwiye ko mu bitarenze amezi 9 mugomba kuba mwamaje guhinduza aya mafaranga mu bigo by'imari bibegereye. Ubwo ndavuga amabanki muturaniye, banki zo nyine zituranye hano mu Rwanda. Mugomba kugenda kwihutira guhinduza aya mafaranga 500, igihumbi, 2,000 ndetse n'5,000 kuba mwayahinduza kuri banki cyangwa se mu bigo by'imari bibegereye kugira ngo bashe kuba mwahabwa andi mafaranga mashyashya agiye kuzajya akoreshwa hano mu Rwanda. Ubwo no kuvuga ngo nimurenza kino gihe ayo mafaranga yose azajya atangira
gukoregitingura cyangwa se gukusanyirizwa ku cyicaro gikuru cya banki giherereye nyine i Kigali mu Kiyovu cyangwa se n'andi mashami yayo aherereye mu bindi bihugu biba bigiye bitandukanye kugeza ku itariki ya 1 Werurwe 2027 mu wundi mwaka. Murumva ko aya mafaranga nibwo agomba kuzajya aba akoreshwa hano mu Rwanda. Murumva rero ko aya mafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yahinduka, kandi ese ko aya mafaranga agiye kuba yahinduka nabwiye ko bifite umumaro ukomeye cyane cyane. Ese umumaro bifitiye abaturage n'abaturarwanda bose ni uwuhe ko amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yahinduka? Hari umumaro bifitiye abaturage, yego umumaro urahari cyane cyane. By'umwihariko ndagira ngo mabwire ko iyo igihugu kigiye kuba cyahindura amafaranga bari basanzwe bakoresha akazaho andi mafaranga mashyashya, biba bifite umumaro ukomeye cyane cyane, by'umwihariko kuko ayo mafaranga aba agiye guhinduka, aba agiye kuzana agaciro gakomeye ugereranyije n'ayo mafaranga yari asanzwe ariho. Ubwo bivuze ko aya mafaranga yacu y'u Rwanda agiye kuba yakoreshwa mu wundi mwaka w'2027 azaza afite ubushobozi bukomeye cyane cyane mu bihugu bitandatu niba atari mu bihugu 7 byo muri Afurika cyangwa se mwakuga muri Afurika. Ubwo no kuvuga ngo aya mafaranga yacu azahita agira ubushobozi bukomeye cyane cyane mu bihugu 7 bya Afurika. Murumva ko aya mafaranga ashobora kuzahita zinganya agaciro n'amafaranga yo muri Kenya, cyangwa se ugasanga binganyije n'agaciro nyine andi mafaranga. Gusa nyine amafaranga y'u Rwanda nuko azahita azamuka akagira agaciro gakomeye cyane cyane ugereranyije n'amafaranga arasanzwe ariho, cyangwa se iyi gahunda yashyizweho kugira ngo aya mafaranga ahinduke banashiraho nyine perezida, kuko murabizi ko hano mu Rwanda hari asanzwe hariho ibindi birango bitandukanye nk'amafaranga, ugasanga hariho ikawa, ugasanga hariho agaseke, ugasanga hariho ingagi, ugasanga hariho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ariko nuko rero aya mafaranga n'impamvu agiye kuba yanahindukanye, ikintu nyamukuru nuko bari gushaka gushiraho perezida ku mafaranga tuzajya dukoresha hano mu Rwanda, kuko murabona ko cyangwa se mu bindi bihugu bigaragara ko abaperezida baba bari ku mafaranga bagenda bakoresha mu bihugu, ariko ugasanga hano mu Rwanda ntago perezida ariho. Gusa nanone abaturage basabye leta ko bazashiraho ku mafaranga tuzajya dukoresha, bazashiraho perezida akaba ari uzajya uba uri ku mafaranga tuzajya dukoresha, kuko kugira ngo bashire perezida ku mafaranga ubundi ntago ari ibintu byo kwitorera, cyangwa se ntago ari ibintu byo kubati ngo perezida ngo najye nko ku mafaranga, ahubwo ni ibintu bisaba kubanza kwiga ukara kuko uwo muperezida kuko akwiye kujya ku mafaranga bitewe n'ibigwi aba yarakoze cyangwa se n'ibikorwa aba yagiye akora, nibyo bituma umuperezida agenda ku mafaranga abaturage bazajya bakoresha mu gihugu. Kuko murabona ko perezida agiye kujya muri aya mafaranga bitewe n'ibigwi yakoze cyangwa se n'ibikorwa yagiye akorera abaturage ndetse n'igihugu, kuko murabona ko yagiye akora ibikorwa byinshi cyane by'indashyikirwa, kuko murabona ko yakuye igihugu ahantu habi akijyana mu iterambere nyine riri hejuru cyane, bitewe kuko urabona u Rwanda iterambere rufite aka kanya perezida Paul Kagame nyine murumva ko yabigizemo uruhare cyane cyane, kuko yashizemo imbaraga zikomeye cyane cyane kugira ngo u Rwanda ruri aho rugeze aka kanya, ndetse n'iterambere rufite aka kanya rurifite ni perezida Paul Kagame mu by'ukuri yabishizemo imbaraga cyane cyane. Murumva ko ari impamvu rero abaturage basabye kugira ngo perezida byibuze bajya bamushira ku mafaranga twari dukoresha hano mu Rwanda, mu rwego rwo kumuha icyorezo no kumuha agaciro imirimo ye yakoze, ndetse no kuvana u Rwanda ahantu habiri akarugeza ku iterambere urwanya u Rwanda ruriho. Murumva ko rero gahunda y'uko abaperezida bagomba kujya ku mafaranga, n'umuperezida warakoze ibikorwa by'indashyikirwa, ibikorwa byiza cyane abikorera abaturage ndetse n'igihugu, kugira ngo byibuze bamushimire imirimo myiza yakoreye abo baturage. Murumva ko kuba aya mafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka no kugira ngo banahindure amafaranga bashireho perezida hano ku mafaranga tuzajya dukoresha hano mu Rwanda. Gusa none bitakuyeho ko amafaranga y'u Rwanda azahita azamuka akagira agaciro hano mu Rwanda, ashobora kuba yangana n'amafaranga y'amanyakenya cyangwa se n'andi mafaranga hano mu gihe. Ntabwo tuzi nyine muri make agaciro nyine azagarukiraho, gusa nuko bizahita bituma amafaranga y'u Rwanda ahita agira agaciro gakomeye hano mu Rwanda. Ese mu by'ukuri murumva ko ni ibintu bizafasha abaturage hano mu Rwanda, kuko amafaranga niyongera kuba yazamuka akagira agaciro, kuko hano mu Rwanda urabona ko amafaranga yataye agaciro, aho igicuruzwa gishobora kuba kigura amafaranga menshi cyane. Nk'urugero ikiro cy'inyama gishobora kuba gize nko ku faranga ibihumbi 10 urumva ko ni amafaranga menshi cyane, kuko kuri ubu ngubu mbere niba warashoboraga kuba wajyana nk'amafaranga 1000 cyawe mu isoko, ukaba wazanamo inyama, ukaba wazanamo imyenda, ukaba wazanamo n'ibindi bintu byose bitandukanye byinshi cyane. Murumva ko n'icyo gihe amafaranga nyine yari afite agaciro kari hejuru cyane. Gusa kuri ubu ngubu rero nuko rero iyo gahunda nimara kuzaho amafaranga agiye kuba yahindurwa, nuko bizongera bigasura mu myaka nk'uko mwe musanzwe mubizi, amafaranga akongera akagira agaciro, ibicuruzwa bikajya hasi, amafaranga none akaba ariyo ajya hejuru. Mu gihe waba ufite amafaranga ibihumbi byawe 2 cyangwa se 5,000 ukaba ufite amafaranga menshi cyane ahagije ku mufuka wawe, bitabasabye nk'uko ubona amafaranga 5,000 ukagenda ukayakorera umunsi umwe, ahubwo amafaranga 5,000 uzajya uyakorera byibuze nk'igihe kirekire kugira ngo ubashe kuba wabona ayo mafaranga 5,000. Murumva ko rero iki kintu ni igikorwa cyiza cyane kizafasha gahunda y'u Rwanda kuba yatigomeza kugenda mu iterambere, kuko urabona ko u Rwanda ruri mu iterambere n'umuvuduko uri hejuru cyane cyane. Mu by'ukuri rero ni impamvu rero iyi gahunda y'amafaranga agiye kuba yaza hano mu Rwanda, agiye kuba
kuba yahinduka. Ndabashimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko niba uri kubona urugamba rugeze ku channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta yabagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wambere. Ndabashimiye cyane ane kuri Rwanda Update Info, turakunda cyane. Irya itangazo Benin yamaje gutangaza cyangwa se banki nkuru y'u Rwanda yari imaje gutangaza buri Munyarwanda wese ko amafaranga y'u Rwanda inoti zigiye kuba zahinduka, nta zindi ni sengisa igihumbi, inoti ya 2 ndetse n'inoti y'ibihumbi 5 yo mafaranga agiye kuba yahinduka bitarenze amezi 12 hano mu Rwanda. Mu wundi mwaka ubwo tuzaturi gukoresha amafaranga mashyashya hano mu Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Murumva ko amafaranga hano mu Rwanda azaba yarahindutse. Ndabashimiye cyane rero, reka nkomeze kubashimira, muri Imana akomeze kubana namwe.